Ndagusuje cyane. Nyamasheke sarakekwaho kugira uruhare mu rupfu rw'umuhungu we wari ufite uburwayi bwo mu mutwe. Baze nawe. Mu karere ka Nyamasheke murenge wa Gihombo haravuga inkuru ibabaje y'umugabo witwa Kayiranga Azariya ukurikiranweho kugira uruhare mu rupfu rw'umuhungu witwa Habyarimana Michel wari umaze igihe kinini afite uburwayi bwo mu mutwe. Ibi ngibi byabereye mu mudugudu wa Ruboreza kuri tariki ya 30 Mutarama 2026. Amakuru atangwa n'abaturage avuga yuko Michel yabanaga na se bonyine bitewe n'uburwayi bwatumaga rimwe na rimwe ajya yirukanka cyangwa se akagira imyitwarire idasanzwe. Ise ngo yitabazaga abandi bantu kugira ngo amusubize mu rugo. Kuri inshuro rero ise ngo yitabaje abandi bantu kugira ngo bamufashe kumufata ndetse no kumugarura mu nzu. Umwe mu baturage atubwiye yuko abo bantu bageze mu rugo bafashije ise wa Michel kumuboha bamushyira rwose mu nzu nyuma maze barigendera. Gusa ngo hashize igihe gito byaje kumenyekana yuko Michel yashizemo umwuka. Yagize ati yabwiye abaturage baraza baramufasha pe baramuboha bamushyira mu nzu. Bamaze kuhava rero nyuma niko byaje kumenyekana ko yapfuye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gihombo witwa Niyitegeka Jerome yavuze ko ukekwa atigeze atabaza ubuyobozi ngo amenyeshe ko umwana we yaba yarigeze agira ikibazo gikomeye bikaba rimwe mu mpamvu zituma akekwaho kugira uruhare muri runo rupfu. Yagize ati bikekwa ko ise yabagize uruhare muri runo rupfu kubera yuko ari we wenyine babanaga mu nzu. Ikindi kandi gituma akekwa nuko atigeze agaragaza yuko umwana we yagize ikibazo kidasanzwe ngo atabaza ubuyobozi maze bumutabare. Abaturanyi kandi nabo babanje kugira amakenga nyuma yo kubona ibintu bitari bisanzwe muri uru rugo biza gutuma hamenyekana ko Michel yaba yitabye Imana. Gusa amakuru atangwa avuga yuko ku murambo wa Michel atagaragaye igikomere na kimwe cyagaragaye rwose nyuma kwenda ashobora kuba yakomerekejwe. Kayiranga Azariya yahise atabwa muri yombi bakaba afungiye kuri sitasiyo ya Gihombo mu gihe ubuyobozi bw'umurenge bwemeza yuko hari n'abandi bantu batatu bari gukurikiranwa bakekwaho kugira uruhare mu gikorwa cyo kuba Michel imbere y'uko apfa. Ngaye nguko iperereza rikaba rigikomeje kugira ngo hamenyekane icyateye urupfu ndetse n'inshingano za buri wese kuri kino kibazo cyabaye inkuru ibabaje mu baturage ba Gihombo. Ngaye ngukorera inkuru nangaye irangira, ariko ikibazo nibaza ni iki ngiki: ese kuba uyu mubyeyi yafashe umuhungu akamuboha wenda akaba yamuboshye kugira ngo atongera gusubira hanze bitewe n'uko buri muntu wagize ikibazo cyo mu mutwe iyo rwose ageze hanze ibintu biba nabi cyane? Ese iyi mpamvu yatumye hamwe n'ibyaha byo kuba yamwishe? Ngaye ngukorera, reka dutegereza tuzareba ikiva muri iyi nkuru. Jye nacyari Obi na ngini Obi Time News. Obi Time News.